Yes, turagarutse uyu munsi turi kuwa mbere, turi tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025. Tugarutse muri Kivu Sport Updates kugira ngo tuganire kuri resultat za match ziba zarabaye muri weekend n'amakuru yose ari kuvugwa muri sport uhereye kuwa gatanu ngo deruka hano kugeza uyu munsi kuwa mbere. Nk'ibisanzwe ni Jarudi Kels, hanyuma kuri kamera ni Al Kakule. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kona shizemo ateretsemo ka jezi ka Mazda. Ni jezi ya Ice Rome. Ice Rome. Jezi ni ya kera cyane kuko Kabisa. urebye umukinnyi wanditse inyuma tubona imyaka ni kera, Francesco Totti. Iyo muzi wo Mutaliyani wari umwata ukomeye cyane. Misatsi gutyo ukuntu. Ariko wari umeze bien? Meze neza ndashima Imana. Nanjye tuje gukora n'undi narindi mu kandi kazi. Ariko bari ngombwa ko uyu munsi w'izuba rikomeye cyane. Ikirere ariko kirasa neza, ngira ngo nabari mu kuntu cye eba nanjye amazi ndi kunywa menshi hano urumva. Hanyuma muri sport bari kuvuga iki naye makuru wenda ari kuvuga mbere ko wenda twinjira muri resultat? Nta makuru ahambaye hari wenda ibigenda bivugwa nama resultat yagiye agaragara ku bantu batari biteguye. Champion atangiye gukariha, umuriro watangiye kwa kakiri kare. Mwashakaga byabaye kuri journée ya tangire zikubane kuri journée ya mbere ya phase retour. Ibintu byongeye gusubira, ibintu byasubira udubi wumve ko noneho Murera ibigeze gutyo bitunguye abakunzi bayo. Ntabwo Inganya na Musanze yarabatengushye, ntiyabatunguye kabisa. Inganya na Musanze Kigali imbere y'abafana bangana kure bari bitabire bazi ko bagiye gukomeza ya run ya unbeaten. Abafana bararakara, birumvikana muri Rayon Sport ni bisanzwe nyine iyo utatsinze noneho ikipe nka Musanze iri Kigali witwa kongeyemo abakinnyi bashya, ntabwo nyine abafana babura kukwereka uburakari bwabo. Ngira ngo wajye ureba ama interview y'abafana ku bibuga uburyo bari barakaye cyane. Bitwayemo umuzamu wa Rayon Sport nabi cyane. Umuzamu wa Rayon Sport ntabwo yababaniye ko ugiye kureba kufra bamutsinze rwose nta nubwegeza busha, bayirengeje mire gusa. Bayirengeje mire ayisanga muri file. Sundi kakurenga kuriya iriya kufra ubwo ni ikibazo cy'umuzamu cyangwa n'urukuta bari n'ubundi ariko n'ugomba kurufa. Ntabwo ari ikibazo cy'urukuta. Kuko urukuta n'ubundi bara yararurenze. Ni ikibazo cy'umuzamu. Kuko umuzamu we yaragiye yihagararira aho yasize. Bayirenze urukuta ntiyajyayo kuko imba yari mashinaga yuko barayisubiza hari yarahagaze. Ko ntabwo igeza busha kabisa. Gava hari igitego kijyana mu zamu gutyo. Rayon Sport ibura amanota 3. Rayon Sport yabuze amanota 3. Umwataka we Farnganye arongera atsinda ibitego 2. We ntashaka kugabanya ibitego. We ibyagombaga gukora nk'umwataka yarabikoze. Yatsindiye ikipe y'ibitego 2 kuko urebye n'igitego cya kabiri cy'umutwe batsinze Rayon Sport nayo ni umupira w'umuterekano. Batewe kufra aba defenseur ba Rayon Sport bagiramo uburangare. Umukinnyi mugufi umunyamanga bita Adeaga Adeshora wavuye mu kipe ya Gorilla. Niyo batsinze igitego cy'umutwe rwose aba defenseur basigara baburana n'umuzamu. Nuko Rayon Sport itahaye imyizimo sanyine ubwo none resultat duhereyeho Rayon Sport yaranganyije ibitego 2-2 na Musanze. Yabaye ku munsi w'ejo ariko reka duhere ku munsi wo kwa gatandatu. Yego. Mikino yabaye ku munsi wo kwa gatandatu ikipe ya Rutsiro. Resultat nakubwiye Rutsiro na Polisi ubusa ku busa. Baranganye. Ubundi twavuye hano umbaza narakubwiye ngo ndabona ari 50-50 ariko kubera ko Polisi ari ikipe idafunga na Rutsiro ari ikipe ikina umukino ufunguye kandi wese ari ama ikipe afite abataka beza no mu mikino ashize yagiye abana ibitego. Nge numvaga ko bari buze wenda numvaga ari 50-50 ariko nkabona ko wenda ari buze kwinjiramo ibitego ariko kubw'impamvu z'ikirengera abona bashije kuhaboneka ariko wari uhari tuza kubona resistance 0-0. Nari mari ikipe ya Polisi wabonaga yuko hari abakinnyi ndakeka ntabwo ari abakinnyi benshi n'umukinnyi umwe. Hari umukinnyi ukina kuri gatandatu bita Henry Musanga w'umurundi ntabwo yabashije kugaragara. Biba ngombwa ko Abeda akina kuri gatandatu. Nawe mbwire resultat yazaboneka ite neza. Abeda ari nimero 10 uwo muskora yahindutse umukasi yahindutse nimero 6 gukasa ekipa no akinana n'uwitwa Simeo. Aho ngaho mu hagati n'uwitwa Jibril Akuki. Akuki ni umukinnyi umaze igihe adakina
urabona ko Alan Katerega yaramaze iminsi ariwe wicaza Muhadjiri ku 10 nawe yaje kumubanza hanze. Gusa polisi yaje kubona occasion witwa Byiringiro Rage yego yarase igitego asigaranye n'umuzamu bombi gusa. Sure. Aratera ashota umuzamu. Tena yongera Elijah ahantu yacenze abakinnyi nka babiri awusubiza kuri deuxième poto agakubita umutwe kubita ipoto. Ariko na Rutsiro nayo witwa Rutsiro yinjiye asimbuye nayo yaje kuba kubita ipoto. Ndakeka abantu benshi baramuzi Rutsiro yigeze gubica biracika yigeze kugira igihe cyo guhitinga cyane muri championnat. Barakomeza baratakana nyine ibi by'ubusa umukino urangira ubusa ku busa ntacyo twavuga kuko match ya 0-0 ntacyo twavuga. Nta kintu kiba gikomeye kiba cyabayemo twavuga twagarukaho ngo hari amakosa yabaye ngo cyangwa hari ikipe yahinduye kugira ngo itsinde ni resulta iba yabaye nyine tutakurirwa dutindaho. Ikipe ya Mukura yatsinze Muhazi igitego kimwe ku busa. Mukura iri mu rugo twabivuze ko twabivuze nk'ikipe iri mu rugo kuri igomba gutsinda Muhazi kuko ari maze n'igitsinze rero ifite iyo morale ifite n'icyo cyizere cyarazamutse. Rero kuwa gatandatu haje kuba umukino wundi AS Do Kigali yatsinze Bugesera igitego kimwe ku busa. Igitego cya Haruna Niyonzima nago narimeruka kubona Haruna atsinda igitego. Yes, Kakore bakiri kumbwira kuri result yahuje Bugesera yari yakiwe na AS Kigali. Result yaza kubonekamo igitego kimwe cyatsinzwe na Haruna Niyonzima fundi wa soka. Hanyuma arabyishimira byatari nanjye nari kubwira ni bisanzwe amasport ku mwana wo ku majengo nka Haruna no rucabana. Yani igitego kimwe ku busa gusa cyabonetse Haruna ikipe ya Bugesera ko yabayishije amanota 3 kabisa ikomeza kujya mu y'amasezerano y'amezi 6 Haruna atangiye kuyakoresha neza. Ikipe ikomeza kujya mu mazi abiri ikipe ya Bugesera ku mugoroba haje kuba match yahuje Kiyovu Sport na APR. Kandi twabivuze ko nabwo Kiyovu Sport yabanje igitego kare. APR iribuze gutsinda ari amanota 3 Kiyovu Sport yabanje igitego kare ariko ntabwo byatinze byo nyine igice cya mbere cyarangiye APR yamaze kukishyura ashizemo n'ikindi. Umugande bita Dennis Omedi uyu mukinnyi menya ateye ubwoba. Nabonye abanyamakuru bamubaza avuga ati shampiyona yo mu Rwanda isaba imbaraga. Ngo ni shampiyona ikeneye imbaraga kabisa ngo itandukanye na shampiyona y'u Buganda. Abantu batangiye bavuga ati barafinda amakarito 3 yatumye adakina. Ese ntabwo bigiye kuba ikibazo katazongera gusubiramo. Komedi yakinnye ku ruhande kuri 11 agakina neza. Kitwara neza bura barafinda ngo nagaragiye kubura. Bishobora kuzagurana mu minsi iri imbere cyangwa se bakazamusaba gukora cyane kugira ngo azamure urwego. Kuko ku bantu babonye umundi ni umukinnyi Omedi umukinnyi mwiza cyane ufite imbaraga ufite umuskora ukunda gutera muzamu cyane buriya afite karite yo gushotera kure. Nta mujama ashobora kuzabitsinda kabisa. Rero indi mikino yakomeje ku munsi weje ku cyumweru. Yego. Rayon Sport yari yakikipe ya Musanze niyo match twahereyeho banganya ibitego 2-2. Ibitego rwose ugiye ureba ni Rayon Sport yagiye ibanza igitego Musanze igombora. Rayon Sport bigize shoke biratakaje ibintu bitari byiza ku ikipe ya Rayon Sport komeje kugenda bikomera turasagaruka ku rutonde rwa championnat nuko amanota bayarushanwa. Ejo rero nari nibere kuri stade Umuganda ndi gukurikirana ikipe ya Marine yahuye n'ikipe ya Gasogi. Kibejo umukino waratangiye mu kibuga Gasogi itangira ikina igice cya mbere cyose cyari cya Gasogi. Gasogi rarata ikubita amapoto ibikiyewa ndavuga Marine none numva ko ibimeze nabi Gasogi yayica. Ariko igice cya kabiri Gasogi yaraje rwose bambera nk'abantu bari bavuye muri firigo. Bazayo bakonje ariko garuka ku mutoza wa Gasogi yakoze impinduka zidakenewe. Nje sinibaza uburyo mwaba ari kimwe ku busa ugakoramo mu premier nimero 10 hari umwana bita Hakim. Pana muto uzi umupira bigeze guhamagara no mu ikipe y'igihugu ni na muto. Umwana uri gukina neza ku 10 n'umukinnyi wese wa Marine muraganira uri muri match akakubwira ati uriya mwana yari yatuzonze. Abona umutoza igice cya mbere kirangiye abamukuyemo. Kumukuramo natwe biratuyobera. Natwe ntabwo tubatukuje post se cyangwa post ariko umuntu yashizemo nagari nimero 10. Yashizemo umukinnyi ukina kuri gatandatu ahubwo maybe. Wari kuri gatandatu ahitakinisha abakaseri babiri. Kandi yari afite umukaseri umwe. Ya system moravuga tsinze kabisa. Tagitanga intsinzi. Ubwo Marine rero bira professeur Marine ku munota 7-2 witwa Nizeyimana Mubaraka yinjiye asimbuye abatsinze igitego cyiza cyo kuri uwo muzamu. Hadacemo iminota uwitwa Fabio Nkundimana wari wakinnye mu mwanya wa Ndombe nakubwiye ko afite ikibazo cy'imvune yego ntabwo yagaragara kugaragara
Habi yabatsinze igitego cya kabiri uwitwa Ebenezer baza kumukoreraho penalty mu minota y'inyongera ine ya nyuma iterwa na kapiteni Usabimana Olivier yagize ibitego 5 maybe Olivier agejeje ibitego 5 wow ni ibintu byiza Goro Marine za kurangira yihanangirije Gasogi ku bitego 3 kubusa inganya na forfait bitaro gose nuko Gasogi tare kwirirwa imanuka itakaza ikipe ya Etincelle yo yari yagiye mu karere ka Huye yagiye gukina n'ikipe y'Amagaju mu bwoba bwinshi ntabwo twabona ubwoba bwinshi bw'abafana ariko ikizere nari nyifite kubera mu minsi nari maze nakubwiye ko Jordan nakubwiye ko nari maze iminsi nkurikirana imyitozo ya Etincelle barabwira ko hari ikintu Etincelle yahinduye muri yo cyane Etincelle dafite ikibazo cy'ubushobozi habwo yari ifite ikibazo kitari organisation kitari organisé yaba muri equipe yaba muri staff Etincelle ibyo bintu yaje kubihindura kuko ngewe amakuru ya Etincelle menshi mbanyafite mba nimeze nk'umuntu wibereye ku kibuga umutoza Seninga systeme ayita Portugal style man Seninga nta kinisha abakaseri babiri reka ku munsi w'ejo ibyo bintu yarabihinduye kuko witwa Tamaki yakinye 6 Mugeni Fabrice akina ku 8 Kiza Hussein ku 10 urumva ko twari dufite nimero 8 na nimero 10 bafashe ubusatirizi kandi umutoza yabwiye nimero 8 ati akazi ka nimero 8 ni akahe mu gihe dufite umupira urataka mu gihe tutawufite ukadefanda nimero 6 mu gihe tudafite umupira turi kwataka umupira uri kuri kote y'ibumoso ukora couverture ukora nimero 3 niwe umufasha nimero 6 iri kuri kote y'iburyo niwe umufasha nimero 2 yene couverture nimero 10 akazi kawe uri umwataka ariko mu kudefanda ukina na nimero 6 wa adversaire gusa umubuza kuza iwacu gutangira umubuza gutangira kipe Etincelle akubise pressing ku buryo umwana bitayimani yarasi igitego cya wazi nyine bibaho ibyo bitego Sajati watsinze igitego nayo yarabonye okazi ebyiri Sajati muri Munajihad yego ni watsinze igitego cyiza kabisa bamu umupira kuri 11 yinjira hagati ahita atera umupira mwiza cyane igitego kijyamo ku minota 82 Etincelle bayitwaye neza ibikiye amanota 3 congratulations kuri Seninga yari ingenzi yaragoye cyane umuntu ariko Etincelle ariko nari kugenda bujyanye Etincelle itwara neza hanze kandi akenshi tuzi ko n'umutoza yaje ari mushya abakinyi babashaka bose kumwiyereka kugira ngo baze gukomeza ariko nago kumyereka nago Seninga nk'umutoza wize umupira ntago yaje ngahindagura equipe narakubwiye ikintu kishe Manchester no guhindagura equipe United ni mubire umutoza yaraje equipe atanyira kwihindagura iyo umutoza mushya uraza ugahera ku bakinnyi wari ufite bari basanzwe bakina wamara kubareba kuko ni cyumweru kimwe Seninga yaramaze iyo byanga nibwo yari guhindura twari tuyofata ikintu cyumweru cyo kureba nabandi nibwo duhindura ntabwo duhindura kuri match ya mbere usibye umuntu systeme bahise bakuraho y'abakaseri babiri twari dusanzwe tumenyereye urabizi ko Tamaki yakinanaga n'umuntu itwaye Mable bose ari abakaseri ubwo Mable yavuyemo nk'umukaseri hajyamo Mugeni Fabrice abandi ni babandi Sajati ku ruhande rumwe Ayimane ku rundi Mukogoro cya kw'icyenda Mukogoro cyo wagize contribution nyinshi nubwo atatsinze ariko ndakubwira ngo uruhare mu ntsinzi Etincelle yabonye abadefenseur b'Amagaju izi saha abari muri barafu kabisa yarabakoresheje n'akazi ejo barakoze imbaraga barakora urumva Etincelle urebye Sajati ukareba Ayimane ukareba Mugeni Fabrice ukareba bari abafuad bose b'imbere n'abakinnyi ukareba Papi ukareba abakinnyi bafite umupira abadefenseur bacu bari muri Etincelle iri mu makipe ifite abadefenseur b'abasore muri championnat y'u Rwanda babiri bari abafuad uhereye hagati usubiza imbere n'abakinnyi bamenyere championnat y'u Rwanda bafite tala bafite umupira ku kirenge ku buryo kuba bahuza na Seninga umutoza ukina ibintu nyine biga mu ishuri ni ibintu byakoroha cyane nyeka ko kabisa Seninga ashobora kuba agiye kugira retour nziza cyane congratulations kuri Seninga rwose ku mukino wa mbere na Etincelle ndakeka ko ikipe yamukura ku wa gatandatu itazivana ku muganda bizagorana cyane kuri journée ya kabiri ya 17 abafana muzaze muri benshi abafana bazaze bashigikire ewa nuko nabonye kuri myitozo muri kwazindukira mubwire n'abandi ko equipe yongeye kugaruka mu bihe byayo muzaze mwitabire mufane gura ku munota wa mbere gusa kwa nyuma Etincelle iri gukina pressing Etincelle iri gukina resultat iri gukina n'umupira ugenda turabararitse rwose bazaze barebe umukino mwiza ikipe Etincelle rwose amanota yari ikeneye yayifashije cyane kuva mu myanya mibi komere Jole reka yatsinda aramukura hano kandi birashoboka cyane cyane rwose yaba
ari retour nziza baritangiye barimo gukora muri shampiyona. Ubu rero urutonde rwa shampiyona uko rumeze izi saha tuzaturubasubiriramo buri journée kugira mumenye ko amakipe yanyu ahagaze, mumenye nuko mugomba kubara iyo mibare. Abafana babo bari imibare bakavuga ati cyane waba ari igikombe batangiye kukibara naba kumanuka uba batangiye kaba kabaye. Rayon Sport ni ya mbere amanota 37 ikabizigamye ibitego 19. APR ni ya kabiri n'amanota 38 ikabizigamye ibitego 11. AS Kigali ni ya gatatu ikabifita amanota 29 ikabizigamye ibitego 3. Gorilla ni ya kane amanota 26 ikabizigamye ibitego 7. Izo ni ikipe enye za mbere. Polisi ya isiva he? Polisi y'amashami isiva muri Big 4. Polisi ni ya gatanu ifite 28 inganya na Mukura na Rutsiro. Inganya na Mukura. Polisi izigamye ibitego 6, Mukura izigamye igitego 1. Mukura ya gatandatu. Rutsiro ya karindwi ifite 22. Izigamye ibitego 3, Amagaju ifite 21 izigamye ibitego 5 ni ya 8. Ikipe ya cyenda ni ikipe ya Gasogi ifite amanota 20. 20 ikabifite umwenda w'ibitego 2. Ikipe ya 10 ni ikipe ya Marine ifite amanota 19 ifite umwenda w'ibitego 3. Musanze ni ya 11 amanota 17 inganya na Etincelle, ariko Musanze ya 11 ifite umwenda w'ibitego 2, Etincelle ifite umwenda w'ibitego 3. Imwe ni ya 11 indi ni ya 12. Bugesera ya 13. Bugesera ya 13 ikabifite amanota 16 n'umwenda w'ibitego 2. Muhazi 14 amanota 13 n'umwenda w'ibitego 6. Vision 15 12 n'umwenda w'ibitego 8. Kiyovu ya nyuma 12 n'umwenda w'ibitego 17. Allah ni byinshi. Ubwo rero urumva Kiyovu Sport muri weekend izongera ikakira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nakizakira Kiyovu Sport. Urumva Kiyovu rwose domba imbaraga zizashirira muri match 5 za mbere. Ariko ngiye kugeza kuri ijoro ni tombora ukuntu ipanze, uko amakipe azahura muri retour, uburyo Kiyovu Sport imikino yayo ipanze birakomeye cyane. Birakomeye cyane. Zugwera kuri APR ikagutsinda ugahura na Rayon Sport yakomeretse. Ikeneye kongera noneho kwereka abafana bayo ko ishobora kongera gutsinda, ntago ari akazi kazayorohera. Rayon Sport ntago irava ku isoko. Abonye hari umukinnyi ukira muri Polisi ya Uganda imira shaka umwataka. Ikipe mu Rwanda ngiye kureba isoko ry'Ubugande cyane. Isoko ry'Ubugande kuko kandi twatumaze igihe twibandi Burundi no muri West Africa. Kuko witwa Charles Bare akigera muri Gor Mahia tayari yasashira fili. Ati mu Rwanda byari Rayon Sport yaratubeshye. Charles Bare ariko ngewe ntabwo ari umwataka mubi, ahubwo ikibazo cyaje kubamo akonvenka muri Rayon. Ikibazo cyaje kubamo bamuhinduriraga imyanya buri gihe. 11 karindwi ku 9 ngo umuntu ntabwo yazajya gufata ritme. Ntabwo yazajya gufata ritme hano. Rayon Sport nagize kureba Rayon Sport cyaje muri Mediano umuntu bita Sefu rwose. Sefu ari imipira myinshi, Sefu arakora amakosa menshi. Turebe Sulaiman Dafe niba ari we usaza gukosora ira gatandatu ya Rayon Sport. Kuva Majari wa yakoroganiye dukeneye undi muntu wazaga gukosora. Uri tayari kabisa. Uko journée ya kabiri turaza kubonamo abakinnyi benshi baguzwe. Batabashije gukina kuri journée ya mbere ko ikibazo cy'ibyangombwa. Kuko na Etincelle b'abanyamahanga b'Abagande ntago bigeze bitabira umukino bawuje n'Amagaju kubera iki kibazo. Ntago bigeze bitabira rwose. Ikibazo cy'ibyangombwa bitaraba stade. Ntago biraboneka. Ibyo rero nibyo bintu twaba tubafitiye muri weekend, ntago twafitiye ibintu byinshi. Yego kwa mbere nta abaramariziita cyane tukibanda mu kibuga nyine n'ukuntu byagiye bigenda ku mikino twagiye dukurikirana. Kareba ukuntu ariko wa mukinnyi muri Marine naje kumenya ko ashobora kuba atari umunyarwanda, ashobora kuba ari umurundi. Umukinnyi mushya nakubwiye ari muri Marine nabonye. Ejo yabashije gukina iminota 70. Mubonye gute? Ni umuwinga ufite imbaraga. Kinabura yari fitness ntabwo yaragira fitness neza, asa nk'umuntu wari umaze igihe adakora cyane, ariko azafasha Marine. Azafasha Marine ku ruhande rw'imbere, afite imbaraga, arihuta, afite amashoti, aradefanda. Ntabwo ari umunyarwanda. Kakure ndumva twasoza kugira ngo
tujye no mu zindi gahunda hanyuma n'abantu tubarekere iki kiganiro tutarambiranye bakire bakenjoyinge bagisharinge bashyiremo ibitekerezo byabo muri comment. Nabonye abantu benshi bagiye bibaza kuri Bizimana Djihad bavuga ati saba abakinnyi b'Abanyarwanda kucyo gukomeza gutera imbere basubira inyuma. Zira comment nyine abari byiza biba bigaragara ko mukurikira nyine ibintu tuba turimo gukora. Hanyuma reka dusoreze hano tujye mu yindi mirimo, tuzasubire kwa gatanu tureba imikino uko shampiyona izakomeza nibikunda. Kuri match zizaba hano tuzazitabira nitugira amahirwe ikirere kikagenda neza. Ariko mbere ko tugera kuri icyo gihe cyose turabararitse ko kuwa gatatu hari match zahuza Rutsiro na Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro kimwe cya 8. Kuko abo tutashoboye kukubonana nabo kuri live none twizere ko umukino tuzawubageza inshallah. Imana izadufashe ikirere kibe cyiza nk'uko uyu munsi ikirere cyari kimeze. Umukino uzaba ari mwiza cyane. Rutsiro maze kugera muri forum izaturyohereza na Rayon Sport maze ikomeretse kuri match ya Musanze. Gomba gushaka guhindura ari amakosa yakoze. Akakure wakoze cyane. Reka dusoze yari Kivu Sport Updates n'akagaruka abaterankunga bacu barimo Jana Auto Paint. Niwe muntu wa mbere twabarangira ku bantu bari mu mujyi wa Gisenyi ufite amarangi meza, ufite amakaro meza, ushobora kujya kureba ugiye kubaka inzu cyangwa uri muri finissage akagufasha kurimbisha inzu yawe. N'abakora mu bijyanye na painting mu mamodoka abafite amarangi meza original n'ibindi bikoresho byose mukenera iyo mugiye gutera irangi. So mu mugane akorara kuri Dodane ya mbere kuri station Marine. Nimero ze muzikeneye turazitanga buri munsi no mu mashusho muzibona. Hanyuma mukamugana kugira ngo abashe kwa supportinga. Tunamushimira kuba atwizera tugakomeza gukorana. Reka tujye mu yindi mirimo nakagaruka. Kivu Sport Updates, we sign out.